yagize atya arataha ageze mu rugo atongana n'umugore birangira agiye asimbukira mu kiyaga umwuka ubushizemo uko bituma ababagaga baba bakeya ndetse n'uturere tugikomorewe kuvana y'inyama zigera mu tundi turere bikuba bihenze bikaba bihenze rero bikaba ry'ibinyama bakaba batangiye gutakamba bavuga bati akashikurika ni ikibazo kuko harimo n'amaresitora yongeyeho amafaranga 1000 yose kugira ngo baguhe agashikurika. Imena TV Rwanda, the voice of the people. Stay informed with exclusive news you won't find anywhere else. Only on Imena TV Rwanda, always at the forefront. Imena TV Rwanda, the voice of the people. Stay informed with exclusive news you won't find anywhere else, only on. Nshuti bakunzi ba Imena TV Rwanda mudukurikiranye muri hirya no hino, reka tubasuhuze cyane tubabwira ngo amahoro y'Imana abane namwe aho muri hose. Jewe muvugana ni Enoke na mugenzi wanjye Emmanuel Niringiye Umukiza rwose. Rero tugiye kubanyuriramo amakuru menshi atandukanye ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ndetse nayo natwe twigereye kuri source yayo. Yego. Anzika utubwire ingingo z'ingenzi watuteguriye ku makuru ari kuvugwa mu Rwanda. Nago ndi bujye kurenda hera hano iwacu Ikarongi se ngo byagenze ari kuvugwa umugabo ukiri muto rwose. Nago ndi bumwita umusore no umugabo ukiri muto kuko n'umugore we yarakiri muto. Yagize atya arataha ageze mu rugo atongana n'umugore birangira agiye asimbukira mu kiyaga umwuka ubushizemo uko. Tuvuye Ikarongi turagaruka Igicumbi aho umugore ari gutabaza kuko yabyaye imanga, umugabo ahita muta azana undi mugore kuri uwo munsi yabyariyeho. Akimara kumubwira ngo nabyaye wabyaye iki imanga, yese azana undi mugore. Ari gutabaza rero byo turaza kuba tubigarukaho muri aya makuru byose. Ikindi nakubwira kandi nuko hari umugabo yarafunzwe atorokana amapingu, none asigaye afata abaturage nawe yabaye afana. Abaturage rero nabo bari gutabaza kuko ngabamereye nabi baburana gatanya. Yego, watubwira kuyo waduteguriye ayo niyo nabashije kwegeranya tugiye kuba tugarukaho. Turambuka rero n'imipaka tugere hakurya y'umupaka wacu, niyo ngiyo ni Kongo, cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo. Yes. Ubwo uraza kuba tunyuriramo mu makuru ari kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka amakuru yacu rero ziracyakomeje, ingingo ni nyinshi. Ingingo ni nyinshi ariko buranazihiniyemo. Ni byinshi kuko buriya ibiri kuvugwa hakurya y'umupaka wacu muri Kongo. Hari Kivu y'Amajyepfo, hari Kivu y'Amajyaruguru, aho hose hari kubera intambara zitandukanye. Kubwira ko ariho usanga amakuru urabona kubibagezaho nka video ko batabona umwanya wo gusoma kuri website haba hariho amakuru y'umuranzi. N'umuranzi cyangwa oya n'umuranzi. Ibi byabereye mu mudugudu wa Bupfune, akagari Kanyarusazi. Aha ni mu murenge wa Bwishyura cyangwa se ku Kibuye. Yani ku Kibuye neza. Ni hariya neza mu kagari Kanyarusazi. Mu kagari Kanyarusazi neza niho byabereye ku itariki 14 uku kwezi turimo. Mu masaha ya 2:00 z'ijoro nibwo umugabo yatashye ngasanga ngo umugore umve kuntu umugore wari na mwiza yari yamuteguriye n'amazi yo koga. Yamuteguriye amazi yo koga, umugabo yanga kuyoga. Ibyo mu ngo rero reka twe kubyinjiramo cyane. Yego, tubagezeho amakuru.
ubundi ribaruwa riraye ribaruwa ntabwo wamenya ngo iyo sabune yari yayiteguye byagenze ntabwo umuntu apfa gufata umwanzuro wo kwiyahura hatarimo ikibazo hatarimo ikindi kintu atariwo mwanzuro wakagombye gufatwa yego mu by'ukuri uwo mwashakanye mushobora kugirana ikibazo yego mushobora kugikemura mwebwe ku giti cyanyu ariko bitanemeye ko mugikemura ntabwo nta mpamvu yo kuzamo urupfu yego kuko muba mwarahuye muri bakuru hariya bashobora gukomeza bajya bavuga ngo akamuga karuta agaturo yego akamuga karuta agaturo n'ibyo oya nta mwana bari bafitanye kuko amakuru mfite nuko uyu mugore yari afite ahubwo umwana mukuru yashakanye yabanaga n'uyu mugabo kuko umwana ni nawe waje gutanga amakuru ko se yageze gute yiyahuye umwana yamubonye asimbukira mu kiyaga ngo yiyambuye imyenda ajya mu kiyaga amaze kujya mu kiyaga ntiyagaruka umwana ajya guhuruza abagabo ngo bajya ngo biyahura ngo ari uko ngo abagore babaciye inyuma yego wowe umugore waguca inyuma wakwiyahura umugore anciye inyuma namutwerera unahita mutwerera uwo mugabo ni ukuvuga ngo burya iyo wiyahuye uba umuhaye rugari noneho akisanzura kandi akisanzura aza kugushyingura ari kumwe na wa wundi noneho ngo hari umugabo wigeze asanga umugore asambana noneho ngo aravuga ati ntabwo uzongera kumbona rwose ngo ahita afata ubugabo bwe ngo ashyira ku giti arabutema ntabwo uzongera kumbona umugore ati rero burya umugabo nari narashatse rero umukuyeho reka nigendere kandi kuko ahita akomezanya na wa wundi bari barimo gusambana ntako kanya uwahimye undi ninde kuko mugenzi wawe yaguhemukiye ahubwo ibyiza ni uko mwabikemura mu bwumvikane byakwanga umwe agakomeza ubuzima bwe n'undi agakomeza ubuzima bwe yego twihanganishe rero umuryango wabuze umuntu cyane cyane ko bikiri no mu iperereza ntabwo umwanzuro wari wemezwa neza ko hagati aho ngaho rero umuvugizi wa polisi wo mu ntara y'Iburengerazuba SP Twajyamahoro Sylvestre yabwiye ikinyamakuru dukesha iyi nkuru ko polisi yakuye uwo murambo nyine aho ngaho mu mazi ariko ugashyikirizwa ibitaro ngo ukorebwe isuzumwa ariko mu gusoza yasoje asaba abaturage kwirinda koga mu kiyaga cya Kivu batabanje kwambara ijire iriya jire bambara yavuze ati mwirinde anabwira ngibyo wenda yego ubuyobozi butari bufite ibimenyetso by'uko koko afite ayo mapingu yego ariko ubuyobozi bwacu nibyo navugaga nizera yuko buba buri maso kandi uyu munsi ashobora kuba noneho yatawe muri yombi kandi yatawe muri yombi we n'itsinda ry'ahubwo kuko ngafite n'itsinda yise ngo Long Itani urumva yarafite umutwe afite yishingiye umutwe muri karitsiye no kuvuga ngo nibimuhama no gushinga umutwe agatsiko k'abagizi ba nabi yari afite itsinda ngo yise Long Itani aba rero bakaba bashyikirijwe RIB kugira ngo iperereza rikomeze barebe koko ayo mapingu barebe naho yayavanye hamwe n'ibyaha byo gutoroka yaratorotse gereza no gushinga umutwe w'abagizi ba nabi yego no n'ibiki no gushinga kwambika abantu amapingu atabifitiye ububasha kwiyitirira inzego ako kantu noneho uhise ubisobanura neza kwiyitirira inzego ibyo byo bwabyo byamushyiramo reka dukomereze n'amakuru yo hanze utubwira uko byifashe ku makuru yo hanze hari ikibazo gikomeye cyane cya Kaboga ikibazo cy'akaboga cyane cyane hateye impungenge hateye ikibazo mu turere dutandukanye tugize igihugu cyacu kuko habayeho indwara yitwa ubuganga y'ubuganga ni indwara yitwa ubuganga yego ariko ubuganga ubundi kera ko numva ubuganga ubundi ni malaria ubuganga ni malaria simbizi neza ariko nabonye ikaze ni ukuvuga ngo rero mu turere dutandukanye habayeho ku babyita nakato k'inkana twagiye dufata gahunda yo gukumira uburwayi rero bituma
bituma ababagaga baba bakeya ndetse n'uturere tugikomorewe kuvana y'inyama zigera mu tundi turere bikaba bihenze rero bikaba by'ibinyama bakaba batangiye gutakamba bavuga bati akashikurika ni ikibazo kuko harimo n'amaresitora yongeyeho amafaranga 1000 yose kugira ngo baguhe agashikurika. Ntabwo byoroshye tuti mwihangane kuko na corona ndetse n'ibindi n'urukingo rwamaze kuboneka rwarabonetse yego ariko banihangana byanga bikunze kugira ngo iyo ndwara idasakara mu gihugu cyose. Mushobora kubura izo nyama mu kwezi kumwe cyangwa mu mezi 2 bikaba ari sawa, ariko badakumiriye ubwo burwayi mushobora kuzazibura imyaka myinshi. Yego bazibura imyaka myinshi kandi nabo batariho kuko hari abantu benshi bagiye bapfa zisha abantu benshi. Komerutse kujya mu ntara y'Iburasirazuba hafi ya yose iri mu kato. Yego rero hari abigira bakizigenza bakazibaga binyuranyije n'amategeko na veterineri wahageze naki abaturage bakahashirira koko. Rero ibyo n'abakangurira kurya inyama za soya harya bazitanga tofu barya tofu ikabisimbuye aho kugira ngo wishyire mu byago ejo n'ejo bundi uzabe uri mu bibazo ubura ubuzima cyangwa abawubabura. Ngaho twambuke imipaka yacu y'u Rwanda maze twerekeze mu mahanga. Ngo mu mahanga bimeze gute? Inkuru mfite iri mu myidagaduro iravuga ko uwitwa Zari Red Boss ubu tuvugana Zari wahoze ari umugore wa Diamond yabaye umugore wa Diamond yabaye umugore wa Diamond rwose yabaye umugore wa Diamond ubu ngubu akaba ari mu byishimo we n'abana be 3 babyaranye na Diamond n'umugabo wo muri Uganda witwa Sese Yimukiye niba ari Sese Yimukiye yego Diamond we ntibigeze babyarana. Diamond nta mwana bafitanye ndumva nta mwana bafitanye n'ibya bindi. Uyu mugabo witwa Sese Iseko niba ari Sese Iseko wo mu gihugu cya Uganda ari mu marira mu gihe Zari ari mu byishimo by'uko yamutsinze mu rubanza basabye ni divorce. Noneho yahawe uwo mu Bugande na Diamond wo batandukanye nyuma ninde ni Diamond. None se ubwo bari kuburana divorce gute? Urumva yabanye na Diamond atarakora divorce ni nkuko ushobora kuba ufite umugore ugashaka undi undi mwananirano ariko utarakora iki divorce. Urumva yari indaya sinumva n'impamvu yatsinze aho hari ibimenyetso bari indaya. Aha hari ibimenyetso uriya mugabo yakagombye kugenderaho kuba umugore ubwe yarataye urugo akajya kubana n'undi mugabo. Ibyo yakagombye kuba bigenderaho sinzi impamvu yatsinzwe. Buriya hari byinshi kose ushobora gusanga ibimenyetso bifatika umugabo ari we washatse mbere cyangwa hari ibimenyetso byatumye mbere y'uko ajya gushakana na Diamond hari ibindi bintu by'ihohoterwa cyangwa umugore yagiriwe akabihunga akagenda abihunze. Yego ibyo nabyo birashoboka. Rero nibyo nababwiraga abakunzi b'imyidagaduro yuko uyu mugore ari mu byishimo we n'abana be 3 ko bamaze guhabwa uburenganzira busesuye ku mutungo w'uyu mugabo. Ubwo umugabo nawe akaba yinjiye mu cyiciro cy'abakene kuko yambuwe imitungo n'umugore. Bashishikariza kujya mukubita amavi hasi umukinnyi wegeze kwa kuko bazabasiga iheru gusiga iheru urebye nabi cyangwa se mukamera uriya mukinnyi yitwa nde wafashe umutungo wose agiye gutandukana n'umugore akawandika kuri nyina ninde nibagiye izina rye yabikoze mu ibanga rikomeye. Umugore ntiyabimenya arakomeza yiruka muri gatanya, mugabo nawe yiruka mu kwikuraho imitungo. Ko hari imitungo umuntu aba afite umwe muri bo batayizi. Iyo rero yari afite umugore atayizi yayikuyeho yose, agiye kuri konte asanga afiteho amafaranga 1000 bitarenze 100 y'idolari. Ubwo nyashyize mu manyarwanda. Mu madolari ho bari abantu bafatika baba gwiza tunga yinjiza miliyoni ku munsi aho abakinnyi baba bakomeye cyane.
yego ayo niyo makuru yari ahari mu myidagaduro hanze y'u Rwanda. Twakomereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu biturika, yego uwo bita Colonel Rugabo ni umuvugizi wa Twirwaneho, yongeye nawe kwifatira mu gahanga umupasiteri bita Mbayahaga w'umurundi. Mbayahaga ni umuntu wagaragaye cyane muri politike yo muri ibi bihugu by'u Rwanda, Kongo na Uganda n'u Burundi. Yego yagiye rero yifatira ku gahanga cyane cyane AFC M23 ndetse na Twirwaneho. Yego ariko cyane cyane avuga ko ari ingabo z'u Rwanda ziri kurwana muri Kongo. Uyu rero akaba yaravuze ati twebwe minembwe section imwe cyangwa section imwe y'abasirikare b'abarundi yarara iyifashe. Rero Colonel Rugabo akaba umuvugizi wa Twirwaneho Twirwaneho ni ukuvuga ngo rero yamubwiye ati uze urebe ya section mwohereje, twayifashe matekwa abandi turabica. Abandi baranahunze bariruka hariya mu Minembwe cyane cyane muri biriya bice ngo bya Poezero hehe, aho hose haguye ingabo nyinshi z'abarundi. Hari abanyamakuru benshi bagiye babivuga mu buryo bwo gukabiriza ngo bakubiswe n'inkuba itagira amazi. Tugiye gusoza. Inshuti bakunzi bacu rero mwari mudukurikiranye muri hirya no hino, reka tubashimire cyane ko muba mwatanze umwanya wanyu, kandi twongera kubasaba inkunga yo kudukorera subscribe, abatarayikora mugakora like ndetse na comment, byaba ngombwa mukadusura rero no ku rubuga rwacu mugasangaho amakuru menshi meza cyane rwose kuri Imena Media Rwanda.com. Yego aho rero naho murahadusanga, kandi murasangaho amakuru menshi atandukanye. Rero tuvuga tuti mwakoze cyane. Yego tukivuga kuri subscribe, umva ukuntu mbivuze nk'aba mukecuru, tukivuga kuri subscribe hari umukunzi wacu twari turi kuvugana ejo bundi ngo njye mbaha subscribe buri munsi. Ati oya ikorwa rimwe uyishyiraho uyikuraho. Niba warakoze subscribe rimwe nyine biba bibaye rwose. Ahubwo ujye ukora kuri ka kantu k'agatoki kabeze gutyo urayikinga, ujye no mu bitekerezo ushyiremo comment yawe. Ariko byaranshimishije. Byaranshimishije. Hari n'icyo tudakoraho mwakitubwira, kandi niba hari n'ubuvugizi ukeneye wabwira kuri comment, twiteguye kuba twagufasha. Nanjye rero Enoke na Emmanuel Niringimukiza. turabashimiye cyane. Imena TV Rwanda, the voice of the people. Stay informed with exclusive news you won't find anywhere else. Only on Imena TV Rwanda, always at the forefront. Imena TV Rwanda, the voice of the people. Stay informed with exclusive news you won't find anywhere else, only on